kuba yagiye ntawe uri ndebe urufunguzo rwanjye nkingura. hari icyo bitwaye ubundi, hari icyo bitwaye icyo nakubwiye byose niba baboneka niko kwitekerezaho. Akuse dadi koko yabino bakunda ntabwo byashoboka biba bintu bibaho koko. Ese icyo wumva kikugoye ni igiki? Ibintu byose bisira Ega dadi biriya bintu ni ibintu ntazi narageragezaho ko byakunda pe. Wowe wigira ubwoba, na kera byahozeho niko ba data byagendaga, niko n'abasogokuruza byagendaga. Wowe wigira ubwoba nuko abo muri mu kwica umuco, ariko bya ni ibintu byaje niko twabikoraga. So dadi ubu mama bimenye cyangwa makuza ubwo urumva byagenda gute? No, umuhungu wanjye ndamuzi ko mutwara, n'umugore wanjye kandi nawe nzi ko mutwara, nzi ko mbanye nabo. Wigira ikibazo hano ntabwo ariho kamara, twanafata n'akanya tukajya hanze y'umujyi. Wowe nyizera. Urabyumva ute? Ibyo bintu biragoye pe, biragoye rwose, biragoye kuko ni ibintu bidasobanutse. Ndakumva ariko nyizera, wowe nakubwiye ko wowe nyizera, hasigaye mparire nikorera utuntu twanjye, mparire umwanya nikorera utuntu twanjye. Wowe humura, ari makuza ntacyo azamenya, ari mami nawe ntacyo azamenya. Ni umuntu w'umugabo uhagarara ku ijambo. Niba nkubwiye ngo nta kibazo gihari, humura nyizera. Ubu ubona ihereza ari irihe? Ese ubundi ni igiki upfa na papa wawe? Papa ariko nta kintu ngiye mpfa naho rwose. Mbwiza kuri mwana wa. Ni bya bindi ataha yiyenza aza yiyenza. Ngiye ntacyo mpfa naho. Hari ikintu mupfa kuko si gusa pe. Buri munsi induru yawe na papa wawe. Nta n'induru usibye ejo bundi waje usanga arimo ankubita, ubundi njye hari ikintu njya mpfa nawe. None se mwari mupfuye iki? Abantu bapfa kurwana gusa. Cyaheze ko ari bya bindi aza avuga ngo ni ngo baramubwira ngo ndi ikirara, agahera aza atimbagura, uranabaye nk'ingoma y'abaporoso. Ibintu bishoboye kuba hari ikintu kibyihishe inyuma ntazi. Hari ahantu se gusanze mu mafuti? Nakosa yamfashemo. Ubwo n'ubu nawe zo numvaga avuga ngashaka kuba ataranambyaye, bya binanyobera. Ibyo ntugabitekerezeho. Ngiye ntekereza ko ari cyahera antimbagura. Uriya ni papa wawe kandi ujye unyizera na mama wawe. Yabaye mukase w'umugabo. Ntawe bavuga mukase w'umugabo. Mwana wanjye none ikinyarwanda cyarabayobeye pe. Ntabwo ariko bimeze. Uriya ni papa wawe nk'aba mama wawe. Nyine we urabona ibintu agenderaho bishoboke kuba agendera kuri principe z'iwabo. Babona uko barezwe, nta mwana wasohokaga, nta mwana watahaga ijoro, uri kumva. Ibyo rero nibyo abashaka ko nawe ugendera. Nubwo se ubona rimwe na rimwe nyitambika nkushyigikira, ariko nawe ukora amafuti. Kereka wenda amakosa nakoze cyagiye nkanasabira n'imbabazi. Igihe yavugaga ngo ngendera mu bigare ngo n'abakobwa, arabizi ko yanankubise nkapfukama nkabasaba imbabazi mwese. Rero kuva kisi ubona ko nahindutse nawe mwana mwiza. Ese bikaba bigikomeje. Sinzi rero ibindi agendera, ariko ngewe niba ari biriya nabasabye imbabazi rwose.
byagenze bite ko wikanze? nari mbonye kadogo nari ntegereje ko ashobora kuba yumvise ibyo twavuze. Uriya mureke, uriya akora akazi ke, ndatekereza yuko atatinyuka kumva ibyo tuvuga, atanatinyuka no kuba yavuga ibitamureba, amenya ibimureba akakora ibijyanye n'akazi ke kandi aranantinya. Uriya nta kibazo. Papa murabizi ndabubaha ariko ibyo bintu biragoye cyane. Nyizera wowe mpa akizere gato gusa uzabona ko ndi umugabo. Harya ntiwitwa Nyiramahirwe? Yego niko nitwa. Wagize amahirwe, wageze bashaye mu mugisha. Nguteze papa. Buriya ukigera muri uyu muryango wagize amahirwe yo kumenyana na Makuza umuhungu wanjye no kuba warageze mu biganza byacu, wageze mu maboko mazima. Birashoboka. Wowe humura. Wigira ibibazo byose uzagira umuhungu wanjye azakemura, nanjye ndahari nk'umubyeyi, ariko kandi n'icyo umuhungu atakemura waza ukambaza, ndahari ku bwanyu, ndahari ku bwawe, kandi ndabibona ko hari aho bivuye hari n'aho bigeze. Maze kuba umukobwa mwiza, umuhungu wanjye azi guhitamo pe Buriya se cyane, azi guhitamo. Wavuyemo umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'igitangaza. murakoze. Ahubwo buriya yaba ari nka kera rwose tukihitiramo umuhungu wanjye, nanjye nuko tugihitiramo abana, niko nanjye niwe wowe mba naramuhitiyemo. Ese ibyo tuganiriye hano byose, ibyo nkubwiye byose, urabyemeye kubyakira ute? Mana yanjye, uyu musaza koko binari kumbwira ubundi ubu si ukungerageza. Ubu nagira ngo andebe mu mutwe arebe ko ndi umuntu muzima cyangwa ndi umwasama koko. Ibigeragezo biragwira pe, usiki cyo noneho ndagikemurane. Imana imbe hafi imicyo gukora, kuko ibi bintu ntabwo nabyibashisha. mu minsi yashize rero nanyirukanye mu rugo, ndabyibuka. nsaba imbabazi, mbona ndagarutse, ariko bya papa ntabwo byoroshye. Sinzi niba umuntu azaba ameze gute kugira ngo gukubitwa kwe bishire, simbizi. Oya, ibyo ari byo byose uri mukuru. Karagiteri za papa wawe urazizi, uzi icyo akunda, uzi n'icyo yanga. Ugomba kugendera ku byo akunda, ibyo yanga ukabishyira ku ruhande. Yego, ndabona ahubwo ari ukujya umuntu aza akicara akajya mu cyumba, nta kuvuga mu rugo. Ahari arenda kuzajya nkubita ntagahindukira akagukubita, kuko mbona ijambo gukubita niryo rimwaritsemo muri uru rugo. Oya, ntabwo ngiye yankubita, ntabwo yatinyuka kunkubita. Aya nawe ararengera agakabya, ariko nyine ndabona amaherezo ni ukujya umuntu yituriza akamurika. Oya, ugomba guhinduka, ugomba gushaka uko ubigenza, kuko hari bimwe na bimwe ukora nanjye bigiraho ingaruka. Biki se kandi mama? Oya, ni uko nyine nkubwiye, menya ko hari ibyo ukora nanjye bikangeraho. Mama, byagenze gute?
umuhungu yanze akananira tu bya bintu numvaga ari ibintu byoroshye naho kumbe yarabikomeje ibintu by'ubukwe sheri ntibishoboka ibintu by'ubukwe byarasakaye kugera n'ubwo bigera muri kampani ntabwo byashoboka rwose ibyo simbyiyumvisha kwese kuko uriya mukobwa yaranze amutsimbararaho kandi ibintu by'ubukwe n'uriya mukobwa rwose simbishyigikiye ariko nubwo mubwira ntiyemere hari ikintu ngiye kuzakora kikamwemeza yuko ibyo mubwira agomba kubyubahiriza. Inshuti yanjye ibintu mbwiye ngo nsigare tuze kuganira ko ntabyo rero nakomeje gutegereza ngo mbwire nandi ko natwe dusigaye mu kazi twenyine ahubwo se nta n'amatsiko ufite ndayafite uretse wagiraga ngo nyine shagi uri kubimbaza nkaho mbona wabyoroheje umeze nkaho nta matsiko ufite ni kuri ko Imana yafite ese nkubwiye ngo dusigaye tuganire ntugire n'amatsiko koko okay gaho mbwira kanze nkubwire rebera hano urabona n'uvuganye nande wante soma neza mabukwe sasa mabukwe se wanjye kagira inkuru none se ugira umugabo hari mabukwe nta makuru ufite mabukwe wande nyine mabukwe nsobanurira rega mabukwe wanjye mama Makuza hello ngo bicahana ariko ko ndi bitagase Makuza mwavuga nago bikeze so ntacyo wumvamo urumva twaba tuvugana ibindi biki baje baguhaganiye ariko bakaniye nkaba meze gutya mfite akamwenyu se nyine mbwira wowe mbwira byagenze ukuntu bimeze mabukwe yamamagaye mama Makuza nyine arambwira ngo aranshaka ngo tuganire mbese ntiwakumva ukuntu nashyushye ariko ndavuze ntabwo twarindira kugera mu rugo ko tutari bujyane ntabwo warinda kujyayo ngo ntegereze ndinde kuvayo mbikubwire niki se gituma tutajyana mu rugo kandi ngiye kureba mabukwe ngo tuganire kagira inkuru ubu turasohoka hano mu biro tanatse imodoka feri ya mbere kwa mabukwe aho noneho nakwicara neza ndumva ari bitangiye kuryoha inkuru ye wanayigura ngiye kujya kwa mabukwe tuganire kuko byerekeranye na Sheri ku byerekeranye na Sheri Makuza akiri kumvamo mabukwe nyine n'ubundi asanzwe nkunda urabizi ubwo rero yambwiye ati ngwino tuganire neza ku byerekeranye n'umuhungu wanjye Makuza n'ukuntu nyine ubuzima bw'ejo hazaza bwakomeza hanyuma se Makuza murajyana muri kumwe oya Makuza ndagenda we na feri yawe na nyoko yewe na feri yanjye na mabukwe ariko yerekeza kuri Makuza bajya kugushyingira none nabyanga bajya kugushyingira nyine ugishingira oya ntabwo ari ukwishyingira bajya kumuguterura ntabwo bagiye kumunterurira ahubwo tugiye kubiganiraho njye na mabukwe turebe ibikurikiraho kuko n'ubundi mabukwe asanzwe nkunda ngenda bisiko gukunda aranankunda cyane niba rero afashe umwanzuro wo kumbwira ngo tuganire ubwo wenda afite ikindi gitekerezo cyiza gitandukanye n'ibisanzwe biba kuko yamamagaye numva afite umutima mwiza numva afite akanyamuneza ambwira ati ngwino umwana wanjye mukazana tuganire Kado warangije se? Bose. Waramutse neza? Sawa. Meze neza. Nari naramukiye muri aka kazi ngiye gukora amasuku. Okay. Okay. Meze neza. Ikibazo. Kubona se ntagerageje. Ndabona wabikoze neza ariko
ahantu hari ikibazo tuburaho nk'amapine sigaye yoza nabi muri iyi minsi amapine ariko boss mba nagerageje nta kibazo ariko nawe rero sinzanga usigaye unyura muri iyi minsi bitese kandi ibyondo kunyuze kunzi kunyura muri kaburimbo ahantu hasa neza cyane oya kaburimbo se yerega turi mu bihe by'imvura kadogo we ntabwo wabimenya sha ubuse turi mu bihe by'imvura urumva imihanda iba yanyereye nyine yandije cyane urabona mba nahanaguye ahantu hose nashyizeho amazi nagerageje ahantu hose nagerageje nyine kuhatura nagerageje sha nyine nuko imvura imeze nabi ariko nta kibazo amapine nyine wongeremo ndaza kwisubiraho amapine ngerageze ibyo byoza neza bagerageje neza urabona ariko kumva nagerageje gusa nyine gutana nzisubiraho gerageze nyakeshe neza ubona nta kibazo ngira nta kibazo meze bite se meze neza bose amakuru bimeze bite meze neza ariko iyi minsi ntabwo uri gufatika neza gute se kandi urabona ugiye kugenda ntabwo ngo ariko ntabushakaga bose nshakaga kandi urabona nyine ugiye ugiye kugenda ntabwo tuvugana neza ntabwo nyibona akanya ko ngo tuganire ese kari akazi wa muhungu we nawe arega mba nkusize mu kazi kawe urumva nanjye mba agiye mu kanjye none ubwo urumva byagenda ute ese kari agasiteri nari mufitiye bose sitori ni hano hari umushira wawe ntabwo ujya ubura sitori kubera ko nawe ntabwo sitori nazibura uhora untungura ntabwo nazibura kuko sitori kandi ubu uri ko tuzaganira ikindi gihe ngira ngo hari ariko wareka nkazikubwira ntacyo zitwaye n'iminota mikeya sitori umukobwa wagira ngo aba hano ubundi hari ikibazo se ate ugira ngo kuba ari hano azahaba kandi azanahaguma ahubwo ikibazo ni ikihe njyewe sitori wari uri kunterera rwose ubu n'ubu sindamenya aho twumva ari ibintu byinshi ahubwo ushaka kuvuga ariko ukaba utari kumbwira bose reka nuko nshobora kubivuga bikabirabo nyine bikaba bibi cyane none atarimo gukoresha wagira ngo uri umuraperi uri iki kunzi ko waje uri umukozi utangiye kukwigira ibintu by'abahanzi se ntabwo ndi umuraperi byabiraho gute se byagenze ute nyine ni ibintu birebire ntabwo nabyinjiramo cyane ntabwo nabyinjiramo gusa no mu mwanya ubwo none si ubwo kumva ari ukubishakira umwanya hayo ni ukumushakira umwanya tukabiganira neza ariko ndumva rwose unjimije none se ikibazo batangiye kumugushyiramo ngo nawe umwambye se cyangwa oya bose ntabwo natandukira ngo mbivuge gusa nyine nushakira umwanya tuzabiganira okay ngo kimbura ngende ubwo ndumva ari byinshi cyane ushaka kuvuga sawa uzi ikintu nagutumiyeho urabona cya gihe uza kundeba wambajije iby'ubukwe bwa Makuza yego mubwira ko ntabyo nzi ariko burya kwari ukubiguhisha kubera ko uwo mukobwa numva ntamushaka mu rugo rwanjye rero naje gukurikirana amakuru koko nsanga byarageze no muri kampani ayo makuru barayamenye ariko kubera ko uriya mukobwa ntamushaka ikintu cyatumye ngutumaho nagira ngo tujye inama y'ukuntu twabigenza tukamukura mu nzira mama warambeshye narakubeshye cyane ko ibyo nakubeshyagamo nari ngamije inyungu zanjye nawe none se bimeze bite ubu ngubu nyine urabona uko bimeze urabona umuryango wacu warakwishimiye urabizi nawe nkuyumvamo nkumva wambera n'umukazana ariko iyo mbikojeje umuhungu wanjye Makuza mbona rwose atabyumva yaratwawe n'uriya mukobwa bita Nyiramahirwe uri uba hano nyine mu rugo urabona yamutwaye ubwenge mbese yumva ko ngo nta wundi yashaka atari we kandi njye rwose simushaka sinabishyigikiye none rero ikintu naguhamagarira ngo tujye inama y'icyo twakora kugira ngo Makuza agira ate amureke ese mama ubu ngubu koko Makuza watsimbaraye gutyo ubu twamukorera ikintu kibaho cyose cyatuma mureka niba yarafashe umwanzuro wo kumwereka abantu bo muri kampani
agafata umwanzuro wo kubibabwira nk'ababyeyi ubwo n'inshuti ze zose zirabizi ni iki kintu wakora kugira ngo areke Nyiramahirwe? ese Kado kumva mbona utavuga bimeze gute mba mbona ntazi ukuntu wigira nanjye mba ndaha nyine urabona ko mba ndi mu kazi kaba kanzengereje none se ku buryo utanavuga ubu ntitwanakina na dirusi tubizi urabona nk'ubu mba niriwe mu kazi mba niriwe nk'urupa amatuwarete hano hose ubu nibwo mba nsoje nyine mbonye akanya mba twanapanga muze twabura dukina diru abantu bazima dirusi nyabakikwera yego uri umwana ariko ntabwo uri umwana ku buryo umuntu atapanga diru reka boss ashobora kubona turi gupanga diru akabibona nabi muze boss yabibonera ikintu ugiye ukabimubwira boss atubonye buri gihe kururuya buri munsi wagira ntabwo yafata nabi mva mani boss nani ribiryereka boss niyo yatubona twera sina n'umwanya bayifitiye ntabwo yabyitaho boss nari birye ahubwo mbwira kandi ntumbeshye sibyo ntumbeshye ejo bundi uducaho muri salo ndi kumwe na boss wawe na boss asaretse kwijisha ko nakubonye waduciyeho muri salo ugiye gukoropa ku rubaraza sabonye njyewe ubu none asungiza umusazi Kadore kamubwira waduciyeho kandi njye nawe twahuje amasi nakubonye se nawe ukandeba ejo bundi sinzi niba warabonye Kado nawe rwose reka kugora rego twanakina na diru ubuse hari ibintu bire ubuse amafaranga baguhemba urumva guhagije ku buryo n'utwava ku ruhande ntacyo watumaze ikibazo ni boss ashobora kubimenya ugasanga bigize boss mwihorere rekana nawe kuko boss ntago agira umwanya ntabwo ibyo ngibyo yabonera umwanya rero ikintu nashakaga ko dukora ndabona nta muntu yafa twumva ninjye nawe tugiye kubiganiraho sinzi igihe numva hari n'inyoni yabimenye yego mama cyangwa byasohotse hanze urabona ko turi babiri sinshaka ko undi muntu uzabimenya kuko biramutse bimenyekanye natwe byatugiraho ingaruka yego ntabwo nabivuga nshaka ikintu cyatuma uriya mukobwa dushaka uburyo tumukura aha ngaha kuko Makuza aramutse atakimubona hano nta n'ahantu afite yamubona ibyo kumwiyumvamo yabyikuramo agatangira gukundana n'abandi bakobwa kandi atangiye gukundana n'abandi bakobwa ndumva nawe muri abakobwa utaburamo cyane nk'umuntu musanzwe mukorana muri kampani yego si byose nibyo mwese mama twamukura hano tukamushyirahe guta ariko twabura aho tumushyira ese twabigenza ntabwo twabura aho tumushyira wimbwira ejo bundi uduca wumvishe iki ubundi nyuraho nagize ariko nta kintu nigeze numva aho yavugisha ukuri wari wanabyibagiwe ko watunyuzeho si ubyibutse ngambwira kitumvishe ntumbeshye kandi twavuganye ko tugiye gukina diru icyo nibuka ni uko nzi ko nanyuzeho gusa nkaba uri kuganira na boss ntabwo nigeze mbyitaho nanjye narakomeje ndigendera ese ku buryo nta n'ijambo na rimwe wumvishe ariko ubona ndi umwana mubi ku buryo tutabana neza nyine ngo dukirane n'izo diru ubona ndi umwana mubi ngewe umwana mubi ariko nta kintu nigeze numva wapanga mani mbwira ahubwo igihe wumvishe nta kintu nigeze numva mani kandi reka mubwiye Kado urimo kwijijisha ndabizi none se ubu mu kanya se wari wibagiwe yuko wanaduciyeho ikintu numvishe ko numvishe ngo urashaka gusohoka muri uru rugo gusohoka muri uru rugo oya winjijisha mani w'imbeye nicyo naba numvishe gusa nta kindi nigeze numva kuko nahise nigendera nari mfite n'akazi kenshi koza imodoka kugira ute byose rero nahise nigendera mu kazi kawe numvishe ngo ndashaka gusohoka muri uru rugo ikindi nigeze numva rwose wumve ko n'umugabo wanjye icyo kintu atakizi kandi sinshobora no kubimuhingukiriza nashaka yuko tumukura aha ngaha tugashaka abantu bakajya kumwicira iyo kure ku buryo Makuza atazongera no kumva amakuru ye kwica umuntu koko mwica nyine kwica umuntu ni ukuri ndumva atari byo urumva nyine kwica umuntu yanjye amaraso buriya kwishyiraho amaraso mama ntabwo byaba ari byo bavuze ko nta kigenda cyawe wese ubona atarakubujije amahirwe yambujije amahirwe nibyo ariko kwica umuntu nanone mama biteye ubwoba ahubwo wenda twashaka ubundi buryo
uburyo ki rero wenda nk'igitekerezo cyanjye mama ntabwo ari ko gusuzugura ariko urabizi ndakubaha ngufata nk'umubyeyi ntabwo nagusuzugura ariko kwica umuntu biteye ubwoba ahubwo wenda igitekerezo cyanjye numvaga wenda twashaka nk'ahantu tumushyira tugashaka nk'ahantu bakamutwara bakamujyana ahantu kure tutazi ahantu tuzajya duhura nawe ahantu Makuza atazajya amubona akagenda akagumayo Makuza akamubura wenda icyo gihe Makuza abonye atakimubona nta n'amakuru ye yabona ko nyine atakimufite wenda agatangira gushaka ubundi buryo bwo gushakira ahandi ku buryo nanjye nabonamo ayo mahirwe ariko tutisha umuntu mama ibyo nabyo ntacyo byaba bitwaye icyo nshaka ni uko ava muri uru rugo kuko mba mbona Makuza yaramusariye wagira ngo yaranamuroze si gusa ibyo byo nta kibazo twashaka ukuntu tumukura hano tugashaka abantu bakadufasha tukareba ukuntu tubigenza bakamutwara byo rwose ndabyemeye nta kibazo tugasigarana Makuza rero nshaka ko bimfashamo ugashaka abo bantu wamara kubabona wowe ukambwira igisabwa ahari amafaranga nta kinanirana kandi amafaranga urabizi ko tuyafite ndabizi sibyo shaka abo bantu babidufashemo vuba byihuse bareba ahantu bamujyana hanyuma uzambwira amafaranga mwavuganye ariko ntuzigere ubabwira ko njyewe ibyo bintu mbyihishe inyuma ntabwo nabivuga ndaza bwo kubashaka ko ntabwo twanababura buriya amafaranga arakora amafaranga buriya nta kintu adakora umuntu wese ukeneye amafaranga ibyo ntabwo byamunanira kubidukorera ubwo ndaza gushakisha abantu bashobora kudukorera iyo gahunda nimbabona ubwo nzahita nkubwira dupange nyine bikurikiraho turebe ukuntu bamudukiza rwose uriya mukobwa tubereye ikibazo atuvire mu nzira gusohoka ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo narabyumvishe icyo mvuga nyine ni ugusohoka nyine genda sinzi rero ubwo niba ari ugusohoka utembera gusa nicyo numvishe gusohoka gusa iryo jambo nawe narumvishe okay naharibi niba ari byo byonyine wumvishe ibyo numvishe rwose gusa ko nabonye wari umeze nk'umaze umwanya warambonye naraje nyine mbona we na boss nyine mumeze ukuntu gute mpita nikomereza nyine ndisohokera neza wabonye twari tumeze gute wowe nyine muri wo nk'umupanga gusa icyo numvishemo ni iryo jambo nyine numvishe gusohoka gusa okay ndumva noneho ntaribi ariko mwana ntaribi twakina na deal urumva wakenera n'udufaranga nka 5 nayo mfite menshi nanjye ndahangaha urabizi nta kazi ndajyaho ariko nka 2 5 birenze ntabwo rega ndi umwana mubi wese pe ntabwo ndi umwana mubi ntabwo ibyo mfite n'ibyo nabashije kumvamo gusa nta kindi rwose okay ntaribi ngaho rero ubwo wari ugiye gukora pasi cyangwa warushoje nari nsoje gusa nagiye mu bindi nyine nose ugiye gukora iki ngiye kureba utundi turimo nyine nkora hafi n'imodoka ya boss ntabwo ikusa neza ntabwo urayoza okay sawa ntaribi nanjye nari maze gufura ino myenda ubwo nyine genda ubikurikirane nanjye ndebe wenda ngize ikindi numva nakubwira gusa irabyo rwose ni iryo jambo wandabura mani kandi ndi nka sister wawe reka jya umfata nka sister nabashije gukuramo rwose ntaribi mpamagare wa muntu ariko noneho mana yanjye naba mbonye maboko y'igitangaza ku isi maboko yemera ko dukorana diro nk'izi mana yanjye mu maboko ku isi naba mbonye uyu mu maboko ntawe yigeze rwose Halo? Amakuru? Nitwa Cleni. Hari umuntu wari wampaye nimero yanyu ngo dukorane.
ntose ibyo mukora ntabyo uzi we akazi kanyu ntabwo ukazi nyine yari yambwiye ko mukora neza mukora akazi kinyamwuga ku buryo nyine umuntu wese mukoranye aba yifuza ko mwahora mukorana nta wundi muntu yakoresha ubwo rero nahise mvuga reka nguhamagare numve koko mufite umwanya tukaba twakorana oya ntago ari ngombwa cyane kukubwira ngo ninde cyangwa ngo byagenze gute ahubwo wowe nyine myemerera ko twakorana noneho dushaka ukuntu twahura ngo nahita nkubwira nyine ahantu tuzahurira kugira ngo dupange ibikurikiraho ako se we ntabwo uzi ko ibintu byose batabikorera muri telefone nyine wowe kubw'umutekano wanjye n'akazi kanjye kandi umutekano w'akazi kanyu ntabwo ari byiza ko twavuganira kuri telefone ahubwo wowe reka tuzahurire kuri keke 350 urambwira igihe wabonera umwanya tuzaba ariho duhurira tubiganireho nyine tunoze gahunda neza n'uburyo twakorana wowe nyine ni wowe ukwiye kumbwira igihe wabonera umwanya kuko njyewe kubera ko ari njyewe ugushaka ngo dukorane igihe cyose wambwira ko waboneka nanjye naboneka nyine tukahahurira tugapanga nyine diru zirangira njye ntabwo nkunda ibintu bitinda mu nzira nta kibazo ubwo gusa ejo nimugoroba wenda mvuye mu kazi ntitwahita tuhahurira tukaganira tukavugana ibikurikiraho sawa rero ubwo nahero ngoroba mwiza ubu rero uretse bya bindi by'amagambo ubu noneho nabonye diri ifatika kandi irimo amafaranga menshi kagira inkuru tugiye kuba aba boss diru nyadiru ma diru nyadiru ifatika diru ifatika turaburira ahubwo mumfashe cyese turaburi ubu twakize kaba ndumva turabushemo rero tukwizere munyizere rwose turakwizeye duha amakuru ifatika irimo amafaranga menshi imeze iterera boss twahuye ushaka ko tumukurira umuntu mu nzira kumukura mu nzira nyanya cyangwa byaguturukije iyo yadusaba byose nibwo byaba gutya nta kibazo utuntu twacu twabikora utuntu twacu cyangombwa nuko aduha amafaranga utuntu twacu se mani urumva ari seri niba muri tayari mani twe tuba turi tayari ahubwo nuko ushaka kutuzanira umuntu mani uri kutunekaneka oya ni umuntu uri seri kabisa ibintu birizewe ni umumaboje umeze neza ufite amafaranga ugenda mu modoka ya Range Rover nziza cyane afite amafaranga rero twavuganye igisigaye twamubona gute namuzana tugahuza tukamuca amafaranga tukamukorera akazi kakava mu nzira ari ibintu byizewe ahubwo wamugejeje aha ko tumaze igihe dushomereye tumaze igihe dushomye amafaranga dufite crise bashabe karame ahubwo njye ndumva agiye ibintu byarangiye ahubwo wowe reka twizere uyu mujama wanjye ndamwizera iyo abirimo neza ibintu biba ari sawa wowe duhuze n'uwo muntu muzane duhuze vuba vuba sawa dukeneye amafaranga yongeye kubikoraho kabisa turakwizeye ikibazo turakwizeye pe kuri mumbabarije bw'ibi bintu bite se kunde bagize isoni ibintu byose ukuri ibintu bibaye mumbabarire kubw'ibi bintu pe mbabarire kuko ntabwo ibintu bikwiriye iki se ko ibintu nta kibazo kirimo nakwijeje ko nta kibazo uzagira muri uru rugo uri umunyamahirwe nk'uko nabikubwiye kuva kare
humura uri umunyamahirwe kandi koko ndabibonye ko kuri umunyamahirwe umuhungu wanjye ahubwo harahiriwe harahiriwe kabisa humura kandi ibintu bibe hagati yanjye nawe kandi arukwijeje ntabwo ibintu byari bikwiye dati umbabarire kandi n'Imana imbabarire kuko erega ibi bintu byahozeho nibyo nakubwiraga kuva kare humura ntagihagarika umushinga urimo hamwe n'umuhungu wanjye humura izina n'ibyo mu ndabibona uri nyiramahirwe ko warinjiye muri uyu muryango ni iby'agaciro n'umugisha kuri wowe Daddy 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 kuba yagiye ntawe uri ndebe urufunguzo rwanjye nkingura sakoshi se nyitaye muri salo